arangije arambwira ngo ariko ibibazo by'ibigore bitabyara we ngo byose birasa mwumva twakubwira ibintu bidashira we kwihebeshwa n'ibisubizo abaganga baguha kubera iki kubera yuko hejuru y'ibisubizo by'abaganga baguhaye bakuvuga ko bidashoboka Imana izagutungura ikugire neza kandi uzabyara mu izina rya Yesu. Wow, dukomeje kubashimira cyane abakomeje gukurikirana televiziyo Nkuru Zabyara nkuko duhora tubibabwira ni televiziyo igamije guhumuriza gutanga ubujyanama no kwamaganira kuri hohoterwa rikorerwa mu miryango ariko cyane cyane twibanda kuri ya miryango igitegereje urubyaro. Ibyo tubikora binyuze mu biganiro nkuko mumaze kubona byinshi mu buhamya bunyuraho hano ndetse tukabikora binyuze muri filime mbarankuru y'ibyabaye no mu byigisho bitandukanye. Tubasaba gukora subscribe kugira ngo hatazagira ibiganiro bibacika kandi mukomeze mutange ibitekerezo byanyu. Uyu munsi rero turi kumwe na Alice Musaniwabo duherukana tuganira ku mpamvu zitinza amasezerano y'abashakanye kugira ngo babone urubyaro. Uyu munsi se turaganira kuki? Uyu munsi turaganira ku ngingo yanditse mu gitabo cye ivuga ngo raporo za muganga. Mube maso ntimucikwe. Reka rero dusenga Imana dutangira ikiganiro cyacu. Data wa twese turagushimiye, tugushimiye imirimo n'imigambi yawe myiza. Ntabwo ujya uhinduka ku buzima bwacu, ntabwo ujya uhinduka ku miryango, ntabwo ujya uhinduka ku bubatse, ntabwo ujya uhinduka ku bashakanye, uhora uri Imana imwe kandi ibyo wasezeranyije birasohora. Mu izina rya Yesu tugushimiye iki kiganiro, turakwinginze kugira ngo Mwuka wawe wera amanuke abe kuri twebwe tugiye kugikora n'abagiye kugikurikirana. Uzakireba wese kizamugirira umumaro kandi kizamuhindure. Zagira icyo gikora mu buzima bwe kandi ndakwinginze cyane kugira ngo imiryango igitegereje kubona urubyaro mwami ugire neza twumve amashimwe. Tuzabone benshi baza gutanga ubuhamya ko wabibutse. Tuzumve benshi baza gukomeza abandi kandi tuzumve ko hari icyo wakoze kubw'ibi biganiro mwami. Ubane natwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Karibu. Nakoze. Ubushize duherukana tuganira. Ndatekereza ko nkurikije ibitekerezo by'abadukurikirana na comment zagiye zigaragara abantu bishimiye ikiganiro ku buryo budasanzwe. Rero mu ngingo nkeya wari watubwiye ku bintu bishobora gutinza isezerano. Twari twavuze ku ngingo imwe yonyine ivuga ngo kutumvikana kw'abashakanye. Uyu munsi rero twifuza ko tubwira kuri iriya ngingo ivuga ngo raporo za muganga. Ubundi muri rusange wenda hari abadukurikiranye bwa mbere, hari abari buze kureba iki kiganiro bwa mbere, biraba ngombwa kubibutsa amazina ariko nifuza ko tuza kuganira ukatubwira ngo ese raporo zo kwa muganga warushatse kuvuga iki. Umwanya n'uwanyu. Murakoze. Mbanje gusuhuza abadukurikiye mwese mbifurije amahoro n'umugisha w'Imana. Amen. Nkuko mubimbajije nandika iki gitabo mvuga kuri raporo za muganga, mvuga ko zishobora kuba imwe mu mpamvu zatera gutinda kubona urubyaro. Nashakaga kwita cyane ku bisubizo tuhabwa n'abaganga iyo twabaganye. Yego. Ariko akaba atari impamvu yo kuvuga ngo mvuze ko abaganga ntacyo batumarira. Oya, abaganga rwose baradufasha buri munsi kuko turabagana bakatuvura iyo turwaye, bakaduha imiti tukanywa. Ntabwo ari icyaha kugana abaganga. Ariko ikintu nshaka kuvuga aha ngaha ni uko ubushobozi bwabo bugira aho bugarukira. Ubushobozi bwabo buri limite, ntabwo hari aho batagera, hari aho haba hakenewe Imana kugira ngo ushyire mu bikorwa igisubizo cya nyuma. Yego, iyo aba bafite ubushobozi nta muntu wakabaye apfira kwa muganga cyane. Bakabaye baha ubuzima umuntu ariko kuko nyine ubushobozi bwa muntu bugira aho bugarukira Imana akaba ari ikora. So rero ntekereza ko nibyo bose ndi kumwe nawe. Yego. Raporo zo kwa muganga rero washakaga kuvuga muri iki gitabo ku bantu mudukurikiye. Alice Musaniwabo ni umubyeyi wamaze igihe harya n'imyaka ingahe? Nabyaye mu wa 9 uhera. Amaze imyaka 8 ndi ku musozi w'Ubugumba unshaririye pe
ntakwifuza kugarukaho, nta nifuriza n'unkurikiye wese kugumaho, uragatsindwa. Abantu mudukurikiranye mwese muzagire umuhate wo kumva ubuhamya bwe bwaratambutseho kuri televiziyo, ariko n'ubuhamya buri powerful, bufite imbaraga. Ntekereza ko umuntu wese uri kuri uyu musozi bwamufasha, bwamugirira umumaro cyane. Iyo myaka yose rero 8 saga 9 wategerejemo Imana ukayibona, wanditse kuri raporo zo kwa muganga. Izi raporo mutubwira muri iki gitabo cya Humura Nawe Uzabyara, hari nizihe raporo, nizihe watekerezaga? Ese ni raporo nziza abaganga baba batanga? Turashaka tubwire muri make izi raporo nizihe. Kuba dukurikiye mwese, ndahamya ko mwese mutabashije kugira amahirwe yo gukurikirana ubuhamya bwanjye, ariko mbutanga hari aho nageze ngerageza kugaragaza uburyo nari ndwaye, kandi uburwayi bundemereye cyane bwo kuva. Narabuvuze cyane, nawutindanye imyaka myinshi, nabusengeye imyaka myinshi, nivujije ahashoboka hose, nabonanye n'abaganga benshi, ntago namenye umubare. Nta muganga w'umujenekologe wo muri iki gihugu ntabonanye nawe, kandi bose barambwiraga ati ubutwaye ufite bwaratuyobeye, twayobewe ikibutera, nta mpamvu tubona itera ubu burwayi, kandi ubu burwayi bukiriho ntibizashoboka. Igisubizo cyari ntibizashoboka. Aho ngeze hose ntibizashoboka. Baragerageje, nanyweye imiti n'agati, nakoze ibishoboka, nari mfite siyanse nziza ituma nivuza ku buryo bworoshye, ariko nta kintu byamariye. Rero mvuga kuri raporo za muganga, abaganga murumva ko bari barambwiye ko bitazashoboka, ko ubu burwayi ntibabona impamvu yabyo. Bakoze ibishoboka byose, abambaga barambaze, abampa imiti barayimpaye, mbese bankoreye ibishoboka byose birananira. Iki kintu rero cyatumye ntandika mu gitabo. Abandi amaraporo yo kwa muganga baha abantu batarabona urubyaro ni menshi. Hari igihe ugera imbere ya muganga yaguha ibisubizo akakubwira ati wape nta ntanga nimwe nzimugira, abandi bati nyababyeyi yawe yarangiritse ntibishoboka, abandi bati mbese ibisubizo byo kwa muganga bari byinshi. Nashakaga kugera ku kirero, nashakaga kubwira abantu bose n'abankurikiye n'abanyumva aka kanya babonereho, ntukihebeshwe n'ibyo abaganga bakubwira, kuko hejuru y'abaganga hari imbaraga z'Imana. Hejuru y'ibyo abaganga baguha, hejuru y'ibisubizo abaganga baguha, hari ishobora byose, iyakuremye, iyakubumbye, ishobora no guhindura piyese zikoze umubiri wawe, hanyuma umubiri wawe wari ufite ikibazo ikawukuraho, ikawuhindura, ikaguha umubiri mushyashya. Imana irashoboye. Ni icyo ngicyo urebye muri make nashakaga kuvuga. Nanjye hari igihe ukubitana n'umuntu mwaganira ukumva ahise akubwira ati urebye nagiye kwa muganga ariko barambwiye ngo imyaka nagezemo ntabwo nshobora kubyara, kandi ukumva wa muntu ejo bundi Imana imugiriye neza, ukabona abonye umwana. Ariko ntaguciye mu ijambo, imyaka ni kimwe mu bintu rwose ubona abaganga batindaho. Anza kuko se ubundi ufite imyaka ingahe, kandi koko biranumvikana, kuko bo bize yuko iyo umuntu ageze muri menopause adashobora gutwita. No mu byumvira n'umuntu wese uzi imibereho y'umuntu y'uburumbuke y'umukobwa, birumvikana ko bigoranye cyane kuba umukobwa yasama atakijya mu mihango. Ariko dufite ubuhamya uyu munsi. Haleluya. Dufite ubuhamya uyu munsi mu muryango wacu duhuramo wa CFF. Dufite ubuhamya bw'umuntu wacu wasamye kandi atarabonaga imihango. Haleluya. Igihe nikigera tuzamusaba butange, ntabwo ari uwa hano mu Rwanda n'uwo hanze, azabuduha, tuzabutambutsa rwose, kandi ubona nta nzira yari ihari. Mu bigaragara nta nzira yari ihari, ariko uyu munsi yewe dufite impundu, uwo muntu yabyaye ejo. Yarabyaye umunsi yarya turi tariki zingahe? 14. Ubwo ku itariki 16 Imana yakoreye igitangaza, umwe mu babyeyi wacu utarigeze nayibona, ubu ngubu yabyaye arakikije. Wowe rero dukurikiye uyu munsi, we kwihebeshwa n'ibisubizo abaganga baguha. Kubera iki? Kubera yuko
hejuru y'ibisubizo by'abaganga baguhaye bakubwira ko bidashoboka, Imana izagutungura ikugire neza kandi uzabyara mu izina rya Yesu. Njye mfite kwizera, nigisha abantu kwizera, nkigisha abantu utegereza bihanganye, kuko isaha y'Imana nigera ntabwo izarenga, muhumure namwe muzabyara. Nanjye bajyaga bambwira bati ntago tubona ikibazo aho kiri, ntago umuti n'uyu twarawuguhaye, niba tarafashe difasto wewe amadifasto y'isi yose narayanyweye kugira ngo baprovoke, noneho bakampa amakromide kugira ngo baregularize cyangwa se bastimule ovulation, ibintu nk'ibyo. Ariko ibyo byose nari narabifashe bibura umurongo, bifata ubusa. Noneho igihe kimwe mpaye Imana ubushobozi, umugabo wanjye niwe wajyaga akunda kumbwira atari kubona ukuntu uba wiruka, ukubwiye ngo jya hano ujyeyo, ugiyeyo baguhaye ibi bagize gute, nta muganga wajya ufata umurongo. We yarambwira ati wajya ufata umurongo umwe akagukurikirana. Iyo umuntu ari mu kibazo nk'iki ntago ibyo ngibyo wabimubwira, uba wumva niba ari kwa Siri habagaho umuganga bise Imana y'abagore witwaga Siridi yo nabaga ndiyo, kwa Claude muri Bienetre nkabandiyo, kwa Mohamed nkabandiyo, kwa umva ni benshi, kwa Gakindi nkabandiyo, ni benshi cyane. None akambwira ati guhora utandaraza igenda nje ntago mbyumva. Igihe kimwe nkubwira ariko nawe ukwiye kuza ngo tujyane, rimwe yarabyemeraga ubundi akabyanga. Kambwira ati ariko urabizi ko ari ufite ikibazo, wowe urangira nawe kugira gute. Mbonereho no kubwira abagabo babandi batajya bemera guherekeza abagore babo mu gihe bafite iki kibazo. Yego rwose ni ikibazo gikomeye kandi dukunda kukibona henshi. Umugabo wanjye we ntiyangoraga cyane, kenshi yaramperekezaga, twarajyanaga ndetse we bakamuha n'ibisubizo byiza, ko nta kibazo gikomeye yari afite cyamubuzaga kubyara. Ikibazo nari mfite narakibaganirije kenshi, ariko hejuru y'imbaraga za Satani nongere mbahamirize hari imbaraga z'Imana. Ubwanjye ndabisubiramo ako kantu nongere ngasubiremo, nsimpamya ko abaduteza amatwi mwese mwabonye amahirwe yo kuntega amatwi mu buhamya nagiye ntanga. Icyo kibazo cyo kuva nari mfite cyararenze kugeza ubwo mpamagara ijuru njya mu masengesho niho nakiriye. Nafashe iminsi 3 ya mbere, mfata 3 ya kabiri, mfata 7, noneho Imana yo mu ijuru nibwo yaje kuntabara. Narabibabwiye mu buhamya, reka mbasubiremo gatoya. Nagiye kubona mbona abamarayika baramanutse, yari igihururu cy'abagabo benshi cyane bambaye umwenda w'umweru, narabiboneye nayanjye maso. Bansangaho nari ndyamye, nayonaga ndi mu nzozi, bandambura ku mukeka, mbona baransatuye, bakoraga vuba cyane. Mbona buri muntu wese yamanukanye igikoresho, buri muntu wese afata igikoresho yazanye, ufite icyuma arasatura, ufite umutare injecting, ufite serenge bahita bateramo imiti vuba. Mbona baradoze, mbona bagiye bashyiramo imiti yari ikenewe, nkabona inyama irwaye barayikebye bayikuyeho bayisimbuje iyo bazanye. Mboneraho guhamiriza abankurikiye, mbabwire ngo mu ijuru dufite Imana ikiza, dufite Imana itabara, dufite Imana ikora ama operation. Ushobora kuba ufite ibibyimba umaranye igihe kirekire, ibibazo by'ibibyimba, ibibazo by'amayiterisi atameze neza, ibibazo by'imiyobora ntanga yazibye, ariko nta ndwara nimwe Yesu atakiza. Nabonye bohereza abagabo kuza kuntabara, mbona baraje bankorera operation vuba, mbona bandoze vuba. Ako kanya numva ijwi rirambwiye ngo uhereye nonaha uburwayi warurwaye urabukize, uzajya mu mihango iminsi 3 nk'abandi. Nakunze kubahamiriza kenshi, bene data munkurikiye, Imana irakiza. Hejuru y'imbaraga z'abaganga, hejuru ya raporo umuganga yatangaga, habonetse imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana aho zibonekeye niho natangiye kugira icyizere, numva Imana ishoboye kunkiza, ntiyananirwa kumpa umwana. Ushobora kuba ufite ibibazo by'umugongo wakurembeje,
warivuje barashyizemo tije barakoze uko bashoboye ushobora kuba wanaracitse intege ujya kwivuza no mu Kinyarwanda kuko wumva ko amahoro warayabuze ushakishiriza hose, ariko hejuru y'izo mbaraga zose, hejuru y'aho hantu hose wagiye hari imbaraga z'Imana. Nabonye gutabara kw'Imana bene data, nabonye gukiza kw'Imana, mbona ubushobozi bw'ishobora byose irabumanuye mu ijuru. Burya bafite abaganga, narabiboneye, nabonye aba doctors bamanuka, nabonaga bambaye nk'uko abaganga binaha baza bambaye, mbona bafite ibyuma kwa kundi bumviriza mu ijuru, bafite ibyuma. Icyampa amaso yagakura iryo yerekwa, icyampa ukajya usurwa n'ijuru nawe, icyampa amaso yakareba ibyo abandi batabona, icyampa amatwi yakumva ibyo abandi batumva, ukamenya ko dufite Imana irengera abantu. Aho abantu bananiwe, aho mbese bisaba kwizera, bisaba kwizera kugira ngo ukabuta ikirere cyo mu ijuru, ijuru ryemere kuza kugutabara. Nuko winjira mu masengesho yo gutitiriza, yayandi ukayatindamo, ukabwira Imana ngo ndabizi kuri Imana ikiza, ndabizi kuri Imana itabara, ndabizi ko ushobora byose, kandi ijambo ryawe rirabihamya. Aba ngo ngewe Uwiteka ndi Imana ibakiza, mfite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi bwo kubatabara, nta kintu na kimwe cyananira. Ikindi cyongeyeho muri Yesaya 53, imibyimba yose ni yacu, yose n'imibabaro yacu yose niyo yishyizeho, igihano kiduhesha amahoro cyamushyizweho. Abamurebaga ngo babanaga ngo akubiswe n'Imana, ngo ahitamishwa n'imibabaro, ariko nagira ngo nguhamirize wo nkurikiye yuko umubabaro wawe Yesu yawishyizeho, intimba zawe zose yazishyizeho, ibyo bibyimba byose yabyishyizeho, imisumari yatewe mu biganza irahagije, inkota yatewe mu rubavu irahagije, amahwa yambaye mu ruhanga arahagije kugira ngo aza gutabare. Arahari kugira ngo akurengere, arahari kugira ngo ukire aka kanya. Gira kwizera, gira kwizera ukomere, kuko hejuru ya raporo wahawe n'abaganga hari imbaraga z'Imana, hari Imana ishoboye kugutabara, hari Imana ishoboye kukurengeza. Uyu munsi ndahamya ko Imana ikiza, ndahamya ko Imana ikiza indwara zananiranye, zazinda abaganga bananiwe, Imana yirazishobora. Gira kwizera rero, kwizera kwawe kuzamuke, ubwira Imana uti nanjye nkiza. Numvise umugore ahamya ko wamutabaye. Haleluya. Njya gutabarwa nakuriye kwizera, tusanga mu isezerano rya kera ijambo ryanditsemo, aho umugore yamaranye imyaka 12 uburwayi, arwana indwara yo kuva imyaka 12 adakama. Yari yarivuje, ijambo rirambwira ngo ibyo byose byari bimaze kumushiraho, ndetse nta kintu yari asigaranye. Ariko igihe kimwe yumva ko Yesu anyuze mu karere k'iwabo, aravuga ati uko byagenda kose ndahatana. Nicyo kikubwira imbaraga zikomeye z'icyizere yari yifitemo cyo gushaka Yesu. Ndahatana nubwo abantu babyigana, ni mu muvundano umeze nabi, ariko ndagerageza ninkora no ku mwenda we, byonyine nimukoraho, ninkora ku mwenda yambaye ndakira, ninkora gusa ku mwenda we ndakira. Haleluya, 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 haleluya. Hanyuma arahatana. Yesu ahagarika abantu, cyigisho yari yateruye baragihagaritse, aravuga ati sinzi unkozeho, sinzi umuntu unkozeho, ntago nzi umuntu unkozeho, sinzi umuntu unkozeho. Baravuga batari kuyu nawe arasetsa, urabona abantu baragukoraho barabyigana ari benshi, ngo ntabwo uzi umuntu ugukozeho. Oya nimurekeraho, hari umuntu unkozeho. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndakwifuriza gukora kuri Yesu, kwizera kwawe gukoze kuri Yesu, umuharire byose, umubwire ko abishoboye. Nawe zamura kwizera kwawe ukumukozeho. Haleluya. Uwo mwanya wari urwaye arakira, ku ijambo rimbwira uwo mwanya wari urwaye arakira. Njya gukirana kuri ibyo bintu, ngendera no mu kwizera umusirikare yagize. Yesu yaramubwiye ati tugende njye kugukiriza umwana.
umusirikare mugatereka reka ntago ari ngombwa kuza, ntago ari ngombwa kuza iwanjye kuko ngende umusirikare mfite abantu nyobora. Iyo mbwiye umwe mu bakozi banjye ngo jya hariya jyayo, iyo mbwiye Kadogo ntimperezi iriya mbundara yinzanira, ndategeka bakanyumvira, nawe tegeka gusa. Haleluya, tegeka gusa umwana wanjye arakira, si ngombwa kwirirwa ujya hariya reka. Komanda abwirira abasirikare bawe bakora umurimo. Umva, gira kwizera. Kwizera niko gukenewe kugira ngo utabarwe. Mugirira icyizere arashoboye. Girira Imana icyizere, Imana irashoboye. Imana ishoboye kugukiza no kugutabara. Ishoboye guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Ishoboye guhindura imyaka yawe. Nese Sara ko yarabyaye pe mu myaka 90 niko Bibiliya itubwira. Yarabyaye. Isaka baramukikira, Isaka turamuvuga. Uyu munsi turavuga Isaka kuko Sara mubyaye mu zabukuru, yarakecuye. None we baraguca intege akakubwira ko ugeze 50 ugacika intege. Hoya gira kwizera, cyo dukeneye nuko kwizera kwawe kuzamuka. Gira kwizera, kwizera kwawe kwaguka ukore kuri Yesu. Yesu arashoboye, nubwo umubiri wawe wawe umeze nk'ushaje, ashobora kuhindura nk'uwitoto kongera ukabaho. Raporo ikubwira ko ushaje, oya uyemerera. Yibwire ngo mfite isezerano ry'Imana. Bwira waguhiye raporo negatifu, ubabwire ngo hari icyo Imana yamvuzeho. Kandi Imana ntibeshya, ntizivuguruza, ntizabeshya, ntizivuguruza umurava wayo. Icyo yavuze iragikurikirana kugeza igisohoje. Haleluya. Gihe kimwe Imana yigeze kunsanga, nari ndiho nsengera urubyaro, ndi mu ishyamba irambwira ngo nsomeye Yesaya 55 umurongo w'10 ize kwa 11. Harava nk'uko imvura imanuka mu ijuru ikatosa ubutaka, ubutaka bukera umwera abantu bakarya, niko ijambo nkubwiriye aha hantu ridashobora kugenda ubusa ngo risiga ubusa ridakoze icyo nkubwiye. Irebera umuhinzi ufata imyaka agatera mu butaka, imvura ikamanuka ikagwa mu butaka, ubutaka bukabumbura imyaka ikazamuka. Niko ijambo wumvise aka kanya, niko ubutumwa nkubwirije uyu munsi, niko ijambo nkubwiye aka kanya ridashobora kugenda ridakoze umurimo kuri wowe. Amateka yawe agomba guhinduka rise, amateka yawe agomba guhinduka. Nkurikiye Imana irashaka kugukiza burundu, ukayiterera isaruti kwavuga ngo irashoboye, birakwiriye kwiha icyubahiro. Nanjye ndimo ndayigihereza, nimuhabwe umugisha bene data. Ari se ikintu nkundira Imana cyane. Haleluya. Ikintu nkundira Imana nuko ibikorwa byayo bijya inyuma ya biology kabisa, bijya inyuma ya raporo muganga ashobora kuguha. Kandi si n'ikibazo cyuko muganga ashobora kuguha raporo iri negative, ahubwo ikibazo n'uburyo ayiguhamo. Birashoboka ko ushobora kuba ufite ibibyimba ariko ntago yakabaye umwe ukubwira ngo byararangiye genda urekeriyo. Ese Alice Musani wako ko numvishe wagendaga mu baganga benshi, ukagenda ukajya kwa Siridio, ukajya kwande, ukajya mu badokteri batandukanye b'abaginekologe. Mukuri nuko washakaga ibisubizo bitandukanye, nuko se washakaga muri bo uwagukiza, muri wowe kujya ahantu hatandukanye byabaga bitewe n'iki kandi kibazo warukiza? Ikibazo nari nkizi, ariko iyo bambwiraga ati nyamara kanaka n'umuhanga, numvaga nshaka kugerageza ubwo buhanga bwe ngo ndebe ko yampa umuti wantabara. Nicyo ngicyo kuko nari mfite ikibazo. Wagerayo raporo ugasanga hasanga ni imwe ni yayindi. Ibyo runaka kubwiye n'unda ahubwo n'imiti wawo undi yampaye akaba ariyo nawama. Ntaboneho change, nta shanjoma y'abagabo. Imiti yari imwe, imvugo yari imwe, nta cyahindukaga. Cyari ikibazo. Ndi kubona n'uburyo uri kubivuga, ndi kumva n'uburemere n'uburyo byakuremereye, ndi kubona n'imbaraga byagutwaye kugira ngo uzamure kwizera naho wigiye. Ariko se nyuma yuko uhawe raporo zose zabo baganga, icyemezo cyaje kukugeramo gute? Nuko wibutse izo nkuru zo muri Bibiliya ziguteramo imbaraga zikongera kuzamura kwizera kwawe, icyemezo cyo kureba ugatumbira Imana gusa wagikuye he? Icyemezo cyavuye muri Bibiliya. Maze gusoma inkuru zuriya musirikare, nahise nshyira hasi umupira. Ndabona sinzongera kwiruka, mana n'igihe ntajya kwa muganga.
sinzongera kwirirwa niruka, sinzongera no kunywa ibi biti kuko nibyo byanteye ama hypertension, byankuruye ibibazo byinshi. Ibyo biti uhora wiruhamo nabyo biba byica ibindi bintu mu mubiri. Hari ibindi byangiza. Noneho nkabona ndimo ndagwa muri negative. Ese ubundi uwo mwana nanavuka nzamubyana, nzabona imbaraga se zimupusa kuko imiti nayo yaranyangije. Noneho ndavuga nti ariko ubundi nashyize ubwenge ku gihe, kira ubwenge ku gihe. Ndavuga nti ubundi Imana ntabwo ndi impanuka mu maso y'Imana. Bwa mbere nabayeho Imana ishaka kombaho. Urumva? Bayeho ishaka kombaho kuko hariho probability z'uko ngomba gupfa inda yanjye ntinagere hanze cyane. Zari ziriho nyinshi. Benshi bankurikiye wenda harimo abazi n'ubuhamya bwanjye. Zari ziriho nyinshi. Z'uko ishobora gukurwamo byarashobokaga. Ariko Imana yarabyemeye mbaho. Imana yemeye kombaho ntifiteho umugambi. None se Imana yemeye komba ibuza ubushobozi kwere bwo kuntabara. Nuko nagiye muri Bibiliya ndacukumbura. Ijambo rirambwira ngo ninde wumvise ibyo twumvise kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriye nde. Rwose uwo murongo narawubonye ureba mu ntangiriro Yesaya 53 ku murongo wa mbere. Ku murongo wa mbere ubanza. Yesaya ninde wizeye ibyo twumvise kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde. Ninde wizeye ibyo twumvise kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde. Ako kanya nari nkimara kumva rero amakuru y'uriya mugore watabawe. Numva amakuru y'uriya musirikare. Ninde wizeye ibyo twumvise mbese ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde. Ubundi ikintu namaze kubona guhishurirwa ijambo ry'Imana egare gutsinda cyane. Uko ijambo ry'Imana niryo ribitse ibisubizo byose by'ibibazo urimo sengera, nibyo bifite ibisubizo byose by'imisozi umaze uterera, mbese iri jambo byose byihishana. Ugize amahirwe yo guhishurirwa iryo jambo rero uba wabonye igisubizo cyawe. Nukuri. Musani wabo rero tugana ku musozo. Nagira ngo utange ubujyanama. Ese urahubuhe bujyanama abaganga batanga ibisubizo biri negatifu bagakwiye kubitanga gute bakanabisobanura gute? Ikindi kandi uriya muntu wakiriye ibisubizo biri negatifu bakamubwira ngo ntateze kubyara, imyaka ye yararenze, intanga ze zifite ikibazo, iterisi ifite ikibazo, abo bantu barangije kwakira izo raporo za muganga kandi zitavuguruzwa n'undi wese kuko nyine muganga niwe wanyuma tujyaho, ariko watubwiye ko hari undi ushoboye kuruta muganga. Wabagiriye ihe nama abo bantu babiri dusoza ikiganiro cyacu? Mambajije ikibazo gikomeye. Abaganga ntabwo ndi baca intege mu murimo wabo. Ego. Bazatanga ibijyanye n'ibyo bize. Ego. Ariko bajye bibuka yuko inyuma yabo hari izindi mbaraga zikora ibitangaza. Imbaraga z'Imana zihari. Bahumuriza abantu. Babwira ati nubwo bimeze gutya izera Imana ntabwo uri impanuka. Yakuremye ikuzi. Humuriza umuntu ukuje imbere. We kumuca intege ngo umuhahamure. Mubwire hari umuganga nibutse wankomerekeje. Yarankomerekeje igihe kimwe nari ngiye kwivuza mu ivuriro rimwe ntashatse kuvuga. Arangije arambwira ngo reka ibibazo by'ibigore bitabyara we ngo byose birasa. Mwumva kwakubwira ibintu bidashira ngo araribwa ahantu dashobora gusobanura ngo ibintu biramufata ngo biragenda ngo ibyo bibazo ngo turabimenyereye ngo ni iby'ibigore ngo bitabyara. Banda yaje we umva mbese ubundi kuri uyu musozi nakunze gukomeretswa n'abantu mu buryo bukabije. Ariko ngaruke gato ya kunama naha abaganga. Bene data abaganga bize by'ubuganga munkurikiye mugira amahirwe yo guhura n'aba bantu bategereje urubyaro. Ndabinginze mbahendahenda nkoreshejwe n'umwuka w'Imana yashyize muri jye. Mujye muhumuriza abantu kuko inyuma yanyu hari izindi mbaraga. Niba ukoze ibyo wari ushoboye byose ukabona ubirangije ukabona rwose ugeze kuri final, ujye umubwira uti igisubizo cyawe cyanyuma gifiswe n'uwaguhanze. Hanyuma umuyobore ku Mana agende yirwarize ariko utamuciye intege. Ngaruke noneho kuri babandi bahawe ibisubizo bibi. Yego. Ni mwebwe naje ngendera uyu munsi.
yego nkubwire ko atari finali ntago umupira warenze burundu ngo uvuge ngo ntushobora kuwurengura Rwose. hariho igisubizo cya nyuma nakuzanye nkubwira ngo hejuru y'ibisubizo by'abantu hari imbaraga z'Imana. Hallelujah. Izera Imana, Ukuri. ugerageze gusenga no gutitiriza, uyitinde imbere, usenga y'uburyo bwose. Hallelujah. Usenga y'uburyo bwose. Ay'uburyo bwose aho uri hose. Ndabizi Imana izakurengera kandi izagutabara. Nabibabwiye yarantabaye, si wowe izigirizaho nkana. Muhabwe umugisha. Urakoze cyane Madame Alice. Ndizera ko abadukurikiye mwanezerewe, twagize ikiganiro cyiza kandi mwumvishe ubuhamya bwe. Muri rusange nkuyemo inyigisho nyinshi, ariko nkuko mu mwanzuro abitubwiye, ni muzamure kwizera. Hejuru y'imbaraga z'umuganga hari imbaraga z'Imana. Kandi namwe baganga nimufasha ababagana, mubahumurize kuko bari abantu baba basanzwe bafite ikibazo. Bakeneye ihumure ribaturukaho. Ni byiza kubaha raporo, ariko nanone mukagerikaho ihumure. Rero mukomeze mukore subscribe kuri iyi channel ya Humura Uzabyara TV, hanyuma mukomeze muone ibiganiro byacu. Ndabizeza ko muzagirira ibihe byiza hano, kandi abashaka kuduhamagara, abashaka kutwandikira message, hariho nimero ya telefone, mushobora kutubona kuri iyo nimero ya telefone. N'ibitekerezo bindi mushaka kutwoherereza mwabitwoherereza nta kibazo, na comment zanyu zirakenewe kugira ngo tumenye icyo mwifuza aricyo tubaha. Murakoze cyane, reka dusoze ikiganiro cyacu dusenga. Mana Data wa twese turagushimye. Tugushimiye ko waduhaye ikiganiro cyiza. Tugushimiye Madame Alice wamushyizeho nk'inyenyeri imurikira abagitegereje kubona urubyaro. Kuko muri we benshi babona ko bishoboka. Aho abantu babonaga bidashoboka umwaka wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu, uwa gatandatu, uwa karindwi, uwa munani, babonye ko ku mwaka wa 9 birashoboka cyane. Data mwiza, ntago turindiriye ko abakiri hasi bagera muri iyo myaka, turasenze ngo ukore ikintu gitangaje muri iyo miryango. Twumve amashimwe aturuka muri iyo miryango. Turifuza kubona ubuhamya bw'abantu benshi baza baganiye televiziyo batanga ubuhamya bavuga ngo twarabumvishe, tuzamura kwizera, Imana ikora ibitangaza, turakikiye. Mana turagusabye rwose icyo ngicyo gikore. Tugushimiye rero ko ukomeza kudushoboza kugira ngo tubwire ubwoko bwawe ibihumuriza umutima, kandi ukomeze kuyobora intambwe za buri muryango wose kugira ngo bazabashe kugera ku isezerano nta gikuba gicitse. Ubane natwe muri byose, ibyo ushaka n'ibyo ushima ari byo biba mu izina rya Yesu. Amen. Amen.